Iyi system murimo murabona ya Digital ID ibihugu birenga 100 bisi bimaze kuyakira. Ni urwego rushya rwo kugenzura ibitekerezo by'abantu binyuze mu ikoranabuhanga, aho leta izaba ifite ububasha burenze ubushobozi bw'umuturage kuri we ubwe no ku bintu bye byose binyuze mu ikoranabuhanga. Nigeria bo bafite iyo bita National Identity Number. Iyi yateje ingaruka zikomeye ku baturage batishoboye batabasha kubona telefone cyangwa internet ihoraho. Yatumye bamwe bavutswa kubona serivisi zirimo ubuvuzi, iza banki n'izindi nyinshi. Ndaje mbereka ibyabaye Nigeria ndetse no mu Buhindi. Kuyifata ubuza witeguye ko izigaruka zakubaho. Iyi ndangamuntu koranabuhanga system yayo si ubuyobozi bwiza, ahubwo ni inzozi z'umuntu wese ushaka kugenzura abandi. Muri China bagirabo iyo bita social credit system. Iyi social credit system ikaba ifitanye isano na Digital ID. Yagiye ifasha ubutegetsi bwa China gukurikirana ibikorwa by'abaturage no kubahana bitewe n'imyitwarire mibi yabo ku mbuga nkoranyambaga. Leta ya China ikabahana biyoroheye cyane bitewe n'amakuru babafiteho. Ibyo bikaba byaratewe n'uburyo babagenzuraga 100% binyuze muri ubu buryo bw'ikorana buhanga. Ubwisanzure ku baturage, ku muturage wa buri gihugu bugiye kurangira. Digital ID iri gufungura inzira ya